Hello friend and family, welcome back to my YouTube channel. Ikaze cyane, nitwa Donatilla benshi bakaba banzi ku izina rya Tadienne. Ikaze cyane rero kuri Dona Official, ni umuryango mugari duhuriraho n'abantu benshi cyangwa se tuganira cyangwa se twungurana inama mu bintu bigiye bitandukanye. Abantu rero mwakoze subscribe, like na comment, mwarakoze cyane. Mugomeze musharinge ku bashuti banyu, mugomeze munyereke ko turi kumwe. Uno munsi rero tugiye kuganira ibintu byagufasha kumva cyangwa se kuba wishimye cyangwa se kuba wagira umunezero mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ikintu cya mbere rero ni ukumenya icyo ushaka, gutandukanya kumenya icyo ushaka n'icyo ukeneye. Ahangaha mu buzima busanzwe kenshi, urugero nk'iyo tubyutse twihutira kujya ku ma social media, kureba ku ma Instagram, ku ma Facebook, ku ma Twitter no ku zindi mbuga nkoranyambaga nka za TikTok n'ibindi, kureba abantu cyangwa se abo twakwita nk'aba influencer, tukabareberaho ubuzima bwabo, uko bambaye, ibyo bari kuvuga, ukumva muri icyo gitondo uzindutse ujya kuri social media nta kindi kintu kikujyanye usibye kureba umuntu runaka ukuri mu mutwe wawe wundi ushaka kuvuga ngo nambara yenda bitewe nawe niwe navuga nawe ni nkawe nka roromoda, ariko nyamara ugenzuye neza ntabwo ari cyo kintu ukeneye muri ako kanya. Ikindi kintu ugasanga urashaka cyangwa se wifuza kuzagira imodoka, inzu nziza etaje, nzayubaka ku Irebero n'ahandi heza muri uno mujyi wa Kigali cyangwa se hanze yarwo y'u Rwanda, ukumva ko ushobora kuzubaka inzu cyangwa se kuzatunga imodoka ihenze, ariko nyamara muri ako kanya ntubashe gutandukanya kumenya ibyo ushaka n'ibyo ukeneye. Ahangaha nubasha gutandukanya kumenya ibyo ukeneye n'ibyo ushaka, nibwo uzabasha kubaho neza, nibwo uzabasha kumva wa munezero wumva muri wowe nta kibazo ufite. Ikintu cya kabiri ni ukugira control muri wowe mu bintu byose. Ahangaha iyo wataye control, ibintu byose biba byapfuye. Urugero, hari nk'umushuti wanjye tuziranye, ntabwo amuvuga, ariko nyine ntabwo ari wa muntu ntabwo amenyereye ibintu by'inzoga, ariko nanone iyo yazinyweye ziramushobora, kabone niyo yashyiramo agacupa kamwe ariko karamugaragura. Umunsi umwe rero yajyanye n'abajama be cyangwa se n'abashuti be, bajya gufata agacupa, aragafata, arataha, agira n'amahirwe aricyura mu modoka nubwo yari yagasomye, agera mu rugo iwe, ariko kuva mu modoka biranga, arara mu gipangu mo imbere ariko arara mu modoka. Sumbaze na nimba yaragize n'ubwenge bwo kuba yamanura ya ntebe, hari ukuntu bamanura intebe ukaba wayiryamamo, yenda ubwo nkeka ko yabugize, ariko saa 9 z'ijoro niho yabashije kumenya yuko yaraye ku gasozi, niho yabashije kumva umuyaga, niho yabashije kumva yuko yaraye ku gasozi. Ibaze kumenya yuko saa 10 aribwo wumva yuko waraye ku gasozi kubera agacupa, kubera inzoga, kubera kunywa. Nta control yagizemo, cyangwa se control nabwo ukayibura mu buryo bwo kumeza kurya ukarya nta kibazo, ukarya wumva ibintu byose biryoshye, ariko nawe ntubashe gutandukanya ibirimo feti, birimo ibintu byatuma ubyibuha, kugira ngo nanone buriya ni byiza kuguma kuri tayi niko navuga, cyangwa se kugira urugero ruri hagati na hagati, ukaba wafata intego uvuga ngo nshaka kuba yenda nshobora guhagarara muri 65 na 70, aho ngaho ukahagarara. Waba wabirengeje ukumva ko kabaye, cyangwa se wajya munsi yawe nawe ukumva kabaye. Ntabwo kunanuka ari byiza, ariko nanone no kubyibuha ntabwo ari byiza. Ba hagati na hagati, genzura ibyo urya, genzura kuko nubyibuha ni hahandi abantu bazaba bareba ukuntu kibyibushye, reba ukuntu kingana, hasi kiriya twirutse nta nubwo yanansiga. Abantu benshi rero bakunze guhura n'icyo kibazo, babafata gutyo muri sosiyete, ariko nanone ni ikibazo cyo kutikontorora. Ikindi kintu nanone, iyo wabuze control buriya biba byapfuye. Mu bantu bari muri relationship, gushaka gusanga
kontorore yabuze ukisanga yenda waryamanye n'umuhungu cyangwa se waryamanye n'umukobwa kubera kontorore yabuze, ariko burya ni byiza ko wagira umurongo ngenderwaho kugira ngo nawe wumve ko hari ibintu utagomba kurenga cyangwa se hari ibintu utagomba kuba wakora, kuko hari igihe ushobora kubikora ukaba ufashe desisiyo mbi. Aha rero mugire ikintu cyo kugira kontorore mu buzima bwawe, nimba utagiraga cyangwa se nimba ari ibintu udahaga agaciro cyane utangire wigiremo. Ikintu cya gatatu rero ni ukutikunda. Aha ngaha simvuze ngo ntiwikunde, ariko nanone ikunde biri mu rugero, ugerageze ukunde bagenzi bawe, mu gihe mugenzi wawe yagize ikibazo umufashe, umwiteho, mukerenga nk'uko nawe wakwikerenga, umwereke ko muri kumwe. Aha ngaha ni ukuvuga ngo nta kintu cyiza nko kubona umuntu wafashije ageze ahantu agera, ubona ashimishije, ageze ku rwego ushaka kuvuga wawe yarafayitinze agera kuri ibi, nubwo nawe namufashije. Ibyo byose nawe ashobora kuba yagira abandi afasha. Burya ni byiza gufasha umuntu akagera ku rwego nawe abashobora kuba yabasha gufasha abandi, iyo ari umuntu urokonesa ineza yagiriwe cyangwa se ubuntu yagiriwe cyangwa se ashimira n'ahantu ageze ako kanya. Ni byiza rero ko mwiga gufasha, ariko nanone namwe mutiyibagiwe mwifashe mubyishakemo cyangwa se mwishyiremo icyo kintu ko ugomba gufasha. Ikindi kintu, guhangayika cyane, icyo kintu ni kibi, ntabwo cyakuzanira umunezero. Ugasanga uri guhangayika cyane, uri kwifuza imodoka nziza ya mugenzi wawe, uri kwifuza inzu ya mugenzi wawe, uri kwifuza urukweto umushuti wawe yaguze, ariko nyamara ntabwo uzi uburyo yaruguzemo, ntabwo uzi uburyo yarubonyemo. Ushobora gusanga ari umukozi we warumwoherereje, yenda uba hanze se cyangwa se unari mu gihugu mo imbere, ariko afite uburyo amufasha, cyangwa se afite n'undi mushuti wifashije ushobora kumufasha. Wowe nawe ukajya guhangana n'uwo mukobwa cyangwa se n'uwo musore ushaka kuba nkawe. Mugerageze kwiga kuba nkawe, usetinge ubuzima bwawe utagendeye kuri kanaka, ugire ibintu upanga utagendeye kuri kanaka, ugire ibintu ufata nka desisiyo zawe ku giti cyawe utagendeye ku muntu runaka. Aha ngaha ni byiza cyane ko ugomba kwicara wenyine. Hari igihe biba ari byiza ko ugomba kwicara wenyine ukitekerezaho, ukareba ese nimba ukwezi gushize byagenze gute, ese byibura intego nihaye byagezeho byagenze gute, nawe ukigenzura. Hahandi ubikora utari kumwe n'abashuti bawe, hahandi ubona ko hari impinduka zageze, aha ngaha narakabije ngomba kubigabanura, hahandi ubona yuko koko ntawe ugomba kwisubiraho. Gerageza ntiwifuze ibintu byinshi, cyangwa se ntiwitware nk'uko mugenzi wawe yitwaye. Nanone ugasanga uri umukobwa cyangwa se uri umusore utangiye kwifuza mariage, kandi yenda ku myaka yawe hari undi uri muri iyo mariage ariko byanze, yifuza kongera akaba nabyita nko gusubira inyuma, akaba yaba nkawe ukomeza uko nawe uri kwifuza ko wagira iyo mariage. Ni byiza kuba wayitekereza ko, ariko ntuyitekerezeho cyane, kwa kundi uvuga ngo ibintu byaguhangayikishije, ibintu byacitse cyane. Ikindi kintu cya gatanu, kugira intego mu buzima bwawe. Ni ikintu cy'ingenzi gupanga cyangwa se kugira plan y'igihe kirekire, cyangwa se ugapanga ukwezi runaka, nshobora kuzaba ngeze kuri ibi, nshobora kuzaba ngeze kuri niyo bitaba kwa kundi. Hari ukuntu umuntu apanga nanone bikanga, bibaho pe, ukagerageza bikanga, ukagerageza bikanga, ukaba washaka akazi kakanga ukakabura, ukaba wagerageza bizinesi zikanga, ariko nanone gerageza, ntayitinya itarongorotse niko bajya bavuga. Aha ngaha nubona n'ibyo byose byanze, gerageza wishakemo impano ufite, gerageza nimba uzi kuririmba uririmbe, nimba uzi kubyina ubyine, bishobora kugutunga, nimba uzi kuba wakwigisha abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi ubikore. Aha ngaha kandi nubona nta n'impano ufite
byagusaba yuko ubwira abashuti bawe cyangwa se abagenzi bawe bakaba bakuhitiramo cyangwa se bareba ikintu ushoboye, ariko nta muntu ubura icyo ashoboye, ntabwo bibaho. Gerageza kubwira abashuti bawe cyangwa se gucuzinga abashuti ba nyabo, ariko nanone niba udafite inshuti z'umumaro waba ubabaje cyane. Gerageza kugira inshuti nziza z'umumaro zigufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, zigusapotinga, za nshuti z'akadasohoka, za nshuti zimenya ko ubabaye mukababarana, zamenya ko wishimye nabwo mukishimana, za nshuti ushobora kujya ahantu cyangwa se za nshuti zishobora kuba zitakugirira ishyari, za nshuti zishobora kuguhangayikira kubera ikibazo runaka, ya nshuti nyine wumva yuko ari iy'akadasohoka. Nimba nta nshuti ufite utangire uyishake, utangire ushake uburyo umenyana n'abantu kandi b'umumaro, apana babandi bagushyira mu bigare ukisanga hari ibyo wakoze utakagombye gukora, hari ibintu wafashe nka decision mbi. Nimba rero nta nshuti ufite ugomba kuzishaka, ariko nanone wibaho nk'inkoko kuko inkoko nta kindi ni uguteteza gusa, cyangwa ushaka kubamo ibisiga uguruke nkabyo. Rero kimwe cyangwa bibiri wateye muri ino video, ama like, ama comment kugira ngo nanjye mbashe gukora izindi video. Don't forget to subscribe.